reka mbishyire ku karubanda. Yego. Arabanza akajya mu gikara agakandagira y'inkoko. Ariko ndi kumva noneho uzanye ubukana. Itonde gato yenge n'ibintu mbirakaremo by'amasengesho. Yampaye nka Rwasabahizi. Abantu dusenga nabi banda rugufi rupfira mu masengesho, bamwe bayoboye bameze neza bari gutura umubi bakuzura umwuka w'ibiryo ngo buzuye umwuka w'Imana. Nimo kajye mubesha abanyarwanda n'abatura Rwanda amasengesho mutiyoboramo nayo musenga turayazi. Murakoze. Bretse yampaye nkurarakabira nagisoje. Mwumva gahinda Imana ifite. Iyo ni Imana iri kuvuga. Imana ifite agahinda umunsi wo kwiyiriza ubusa. Somera ibintu dukora. Ndewe ntabwo ariko mbyemera. Urabyemera ute? Iki kintu ntabwo ndibuze kugihuza nawe Ayiza. Sinangombwa ngo tugihuzeho. Kubera yuko ariko ubundi byari ngombwa ko tugihuza. Oya nyumva neza impamvu turi bugihuzeho. Hari abandi bari kumva nkawe, hari n'abandi bari kumva nkanje. Ushatse kuvuga ko mfite imyumvire mibi se? Sifuze ko ufite imyumvire mibi. Nawe ni muri babana ubwo ngubwo bajya mu masengesho bakicisha abandi inzara, bo bahaze, barangiza bakirirwa bababyinisha, bakirirwa bacurangira ibyuma, bakirirwa bavuga ngo ni muterero rero z'imirambararo, nyamara bamaze kabiri batajyaho wari ikintu washize mu nda. Ariko rero Isaac nanone tubyibukiranyeho, iyo uri buyobore ubukeneye imbaraga z'umubiri. Kuki wica abagenzi bawe? Kugera icyo narumvikano n'abapasitoro n'abashumba n'abayobozi b'amadini n'amatorero. Ahubwo Isaac genda abona ari wowe ufite ikibazo cy'imyumvire mibi. Ntacyo ubwo nje nayobye ndabyemeye. Ufite imyumvire mibi wa muhungu we. Ngenda byemeye ko iyo myumvire nyifite ari mibi, ariko noneho iyo myumvire mfite ko ari Imana batubwira. Birakwiriye yuko pastor ategura amasengesho y'iminsi 2 cyangwa 3. Ariko Isagabanya n'urusaku uri kuvuga. Nje Mahamunda akaje. Uri kuvuga cyane. Kandi iyo ndakaje volume imeze neza rwose. Iyo ngizi Mana ya Israel gabanya amahane mbanze nkubwira. Nagara amahane ahubwo mubabarire bayobozi gabanya amahane nkubwira. Mbere yuko mamagara abayobozi b'igihugu mamwe mwanze mwicare hasi. Abantu batubwire muri comment Isaac afite amahane. Nago nge mbyumva. Mu gihe cya Yesu wari uhari. Mu gihe cya Yesu wari uhari ko numva uvuga inkuru nkaho wari uhari. Reka nkubwire. Ibi bintu byitwa gushyushya inkuru. Ibi bintu nabyo byitwa gushyushya inkuru. Nubwo wanyaka microphone maze nk'uzicayemo na n'ikintu wanabihinduraho. Gusaba kugabanya amahane gatoya. Ndagusaba kugabanya amahane. Okay, umwanya ngano no tuvuga. Urakoze cyane. Bareke kongera kugarura abaturage mu masengesho. Aye abaturage yarakozwe yararangiye hasiga amasengesho y'abayobozi. Nibumva Imana nabo bazasenga. Ariko ukimo mukora mu pinagaza abantu. Oya Isaac. Ibyo ntabwo ari ugupinagaza. None Imana ishaka bande? Imana ishaka nde? Hahirwa umuntu witeka atoranya akamwiyegereza. Yiyegereje abaturage imbere barasenga iranabishimira. Ariko nibogere basubire basenge. Basengere bande? Intego y'amasengesho iravuga iki? N'ugusengera igihugu. Igihugu baragisengeye. Icyo abaturage mushaka kuboza mu masengesho adafite intego. Intego ni y'abayobozi, intego ntago ari y'abaturage. Ariko subura hera yo uvuga yuko amasengesho ari ugoza abaturage mu masengesho adafite intego, kandi intego ari ugusengera igihugu. Zere kuri ministeri w'intebe. Tukamanuka tukagera mu nteko ishinga amategeko. Aho abayobozi bicare basenge. Kuko niba Imana ikeneye isururuka ivugane nabo, kuko umwuka w'Imana abana nabo ndabizi. Reka ngo igisubizo wahereza ubutumwa. Reka ngo igisubizo nushaka kwita ufunga mikoro na kamera. Sibyo? Ariko utavuga ibi utavugira ngo uravuga ibyo ubonye byose ngo mpfe kwemera. Nuvuga gutyo urabushatse gupfobya ubuhanuzi bwa mushiki wacu. Nje ntago mupfobeje, ahubwo dore umurongo ndi gutanga n'uyu. Yego. Ubundi abayobozi Imana ishaka ni bande iri guhamagaza muri iki kibazo? Nab'igihugu. Ntago ari bose baraza kuba ari bose. Oya nab'igihugu. Uravuga yuko kuba hakongera gutumwaho amasengesho y'iminsi 2 habayeho kuvangirwa se? Ntago habayeho kuvangirwa. Ahubwo ikizahaiza utatuvanga. Ariko wanze ukanyumva neza. Wabanze ukanyumva neza. Ngewe ndakumva. Ubundi twebwe iki twica nuko twumva amatwi yacu ashaka kumva ibyo dushaka kumva gusa. Akubwo nanone ubwo uracyambwira ko numva nabi. Ntago ari we ndikubwira. Oya mwana uri muranjomberamo. Ntago ari we ndikubwira, ndabikubwiye nicaye hanga kuri kamera. Kandi ariko nicyongera kubicura ya 3 nzagaruka nganga nk'umusesenguzi nzakubwira kari imurori. Icyambere n'amakuru ya baba
reka shagenda wintuburira amakuru twarayamenye ubu nta nyoni igisinziriye abantu twese twacanye ku maso ukeneye kugura cyangwa kugurisha waba ukeneye se umuntu wizewe mwajya mukorana kugira ngo agufashe kuguhuza n'umuguzi wawe cyangwa se umugurisha wawe igisubizo cyarabonetse ushobora kutwandikira kuri 078 28 20 137 cyangwa se 078 55 75 195 turanga amazu agurishwa ndetse n'akodeshwa turanga ubutaka bwo guturamo ndetse n'ubutaka bwo gukoreramo ibikorwa bigiye bitandukanye ndetse tugufasha kuguhuza n'undi wari wese imari yari yose waba ukeneye tandukana na babandi bajyaga birirwa bagusiragiza umunsi ukarinda urenga kandi n'ubundi bikarangira ibyo washaka gutabibonye fata telefone yawe wiyicariye mu rugo cyangwa muri ofisi yawe ubundi uduhamagare gukorana natwe ni no stress ibikorwa byawe tubikora nk'ibyacu dushyize imbere ubunyangamugayo ndetse n'ubunyamwuga ibihe byiza nshuti mukunzi wowe udukurikirana ku Bugingo TV ndetse no ku Bishobora TV muraho kandi muraho neza nitwa Jean Paul Kimanuka ndagira ngo mbahereze ikaze mwebwe mudukurikirana kandi tunabashimira cyane by'umwihariko abadusangiza ibitekerezo 5 kuri 5 ndi kumwe na mugenzi wanjye mumaze kumenyera tuba turi kumwe mu biganiro ndagira ngo nawe adusuhuze cyane karibu cyane mwene data ndabasuhuje amahoro y'Imana akomeze kubana namwe kandi nizere yuko mumeze neza cyane nanjye ndashima gatonda ndi kubw'Imana Isaac uri data wa twese mwiza byiringiro by'abera turagushimiye kuko uri Imana turaguhaye ikaze kugira ngo ubane natwe kandi tubabarire gukiranirwa kose n'ibicumuro byacu byose Mana dukureho umugayo twejesha amaraso yawe urakoze kubyumvishe mu izina rya Kristo Yesu amen. Aiza oui uraho neza muraho murakomeye amakuru y'iminsi mwa amakuru ni meza ndashima Imana ndagira ngo tuvuge ku kintu cyitwa amasengesho ubundi ava ngo mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu agera ku Mana cyane rwose maze iminsi hashize nk'ukwezi kurenga mushiki wacu Solange Uwase atangaje amasengesho y'iminsi 3 yego ntabwo ari Uwase Solange ahubwo ni Tuyizere Solange atangaje amasengesho y'iminsi 3 ayo masengesho yarabaye ariko ngira ngo yavuze ko ari amasengesho y'igihugu sengera igihugu amasengesho areba abanyarwanda bose aravuga atari ko cyane cyane nyaboneka abayobozi b'igihugu aya masengesho bayitabire mu buryo bwumvikana iyo avuze abayobozi b'igihugu nuguhera ku mukuru w'igihugu kumanura ku mutwara sibo kugera ku mutwara sibo ariko ikibazo nagitse turabizi ko social media zo mu Rwanda zikurikiranwa ndetse uriya mubyeyi hari no mu bantu bafite public nini yego ariko mu masengesho yabaye sinzi niba bamutwara sibo barayamenye ba gitifu tugari niba barayamenye ba mudugudu ba depite na ba senateri nyamuneka na ba meya na ba gavana umukuru w'igihugu we birumvikana ashobora kuba kujya no mu ruzinduko rw'akazi yego ariko abandi bo ntabwo mbizi niba ubutumwa bw'amasengesho barabwumvishe niba barahinywe badashaka gusenga basengera igihugu cyacu ntabwo mbizi ayizakuraho neza none se muvandi ko mbona ufite ibitotsi ariko muvandi ivuze amasengesho umuntu ahita mwiyereko ni ukuvuga ngo uhise ujya muri pozisiyo y'amasengesho ubwo nanjye nyarimo kandi yego none se najya nkubaze iyo lisite y'abantu bose utondaguye muri aya masengesho sibyo mu bantu bayasenzeho narindimo yego sibyo n'uburyo yakozwemo ndabuzi ntago mbona iyo lisite y'abo bayobozi bose umbwiye ntago nyibonamo n'ubundi abasenze ni ba bandi bazi icyo amasengesho abamariye none se ikibazo rero nibaza yego urabona ayo masengesho y'iminsi 3 yaje kurangira yego amakuru mfite nayo uko Imana yasubiyeyo nta mahwa yego irongera iravuga iti hategura y'iminsi 2 andi y'iminsi 2 kandi noneho niyo nka na nyir'ubwite rero batisiminda bitangaza gute none yarongera arangurura aravuga ati
Imana irashaka cyane abayobozi baze bapfukame dusenga Imana. Yego bapfukame hanyuma turirire igihugu cyacu cy'u Rwanda. Yego. Nongere nibutsa abantu ko gusenga ari byiza. Gusenga n'ubuzima n'indi mibereho. Ariko nanone ikibazo nibaza. Yego. Niba amasengesho yarahamagawe bwa mbere agahamagarwa ari amasengesho ya rusange. Hanyuma bikagaragara ko Imana n'ubundi gishaka bivuge neza. Ahubwo bamwe mu b'ingenzi bagombaga kuyitabira ntibayabonekemo batayitabiriye. Yego. Ikongera ikavuga iterega ndacyabashaka. Ahari wenda n'uyu munsi bakanabo bwabo batabishaka. Imana iracyarangurura ihamagara abayobozi b'igihugu ko bagomba gusengera igihugu. None rero nkibaza. Hari umuntu ushobora kuvuga ati ariko se ko wumva Imana ikeneye abo bayobozi gusa. Harya nta buryo yabasanga ikababwira niba wenda ijwi rya Solange wenda binanze ko rigerayo. Nta Mose wakuriye kwa Farao ka Potifari nibyo ra Mose yakuriye harya hiye yakuriye ku mukobwa wa Farao yakuriye kwa mukobwa wa Farao. Nta Mose wakuriye kwa mukobwa wa Farao wanyaruka ngo agere ikambere atubwirira abo bantu atubwirire hejuru yuko Imana ibakeneye ko Imana ibakeneye. None ndibaza niba uyu Mose adahari na Solange akaba adashobora kujyayo, aba bantu bazabwirwa n'iki ko aribo bantu Imana ikeneye cyane? Nsubiza mbona wigira umuhanga cyane. Oya ntago nigira umuhanga. Kuko umuhanga ni umwe muri iyi si Imana. Oya mbona ngukazemo. Reka nkubwire akazi Imana ariko reka ngusubize iki kintu. Yego. Ijambo rirambwira muri Ezekiyeli ngo igihugu n'abacyamwe abantu batatu. Ngiye kukubwira abaribo. Yego. Uyu mugabo wa mbere yari Daniyeli. Umugabo wa kabiri yari Yobu. Umugabo wa gatatu yari Nowa. Aba bantu nabakiranutse ku Mana twese twemeranywa neza. Yego. Turi kugendana. Ariko ngo byanga byakunda. Ngo nubwo baza bakampagarara imbere. Ngo sinagira nte? Sinagira icyo mpindura byo natekereje gukora byose uko ngubwo. Ni ijambo rimwe Ezekiyeli bagende barisome. Siko imeze. Rero nubwo natwe twasenga. Ndetse Imana ikongera ikanyura mu ijwi rya Solange akongera akabitangaza. Yego. Inshuro yike ya kabiri. Yego. Sibyo? Solange n'abandi bari kumwe nabo. Bo ubwabo bazakiza ubwabo bugingo. Kuko ari bumvishe iyo mpanda. Yego. Kuko mu gihe cya Nowa imvura yaraguye. Nyamara suko Nowa atari yaravuze abantu ngo nibaze bajye muhehe mu nkuge. Yego. Turi kugendana. Yego. Mu gihe abantu banze kujya mu nkuge kandi barabwiwe. Ndetse n'uwakabaza inkuge namufashe bakavuga turimo ratubeshye bakayimutana. Inkuge ikabaho ngo imyaka ituzi ingana kuriyo. Itari yingirwamo n'umuntu. Yego. Ndetse imvura ikagera yigwa avuga ati no witubeshye iyo mvura izahitana urujojo. Yego. Imvura ikarenda yigwa ikamara abantu. Suko no watari yarabwiye abakomeye n'aboroheje. Yego. Solange nasenge nabo bari kumwumva basenge kuko Imana izatabara abo bantu banyu basenze Imana bayinginze. Niba iki gihugu cy'u Rwanda gishobora kuba gifite abakiranutse barenze batatu, reka nkoresha iryo jambo. Yego. Bose barimo kuvuga kandi Imana ikumva. Ndetse nabo mu gihugu bakumva. Ariko bakanangira amatwi yabo. Sinteze kubona. Yego. Depite ariko inshingano zo kujya mu nteko ishinga amategeko ngajye kwiga icyo amategeko y'u Rwanda avuga. Yego. Cyangwa ajya gushyira imyanzuro y'itegeko runaka gaje kwirwekeye mu masengesho atari umuhamagaro wiwe. Ariko nanone rero hari ukuntu ikindi reka nkubwire ese abayobozi ni bataza Imana izabura kudatabara abantu bayo. Ubwo nyine nanjye nicyo nagiraga ngo nibazeho. Ariko adafite intebe ariko ni pastor. Nanone Aiza ndagira ngo turebe neza. Iyi Imana ivuze ngo nimuze musenge. Yego. Ibivuze gukubita ibipfukamiro hasi. Yego. Abantu bagakubita amavi hasi bakarira. Bakambara ibigunda bivuga neza. Byabari n'ibishoboka n'intebe bakazigizayo. Bakajya kumukeka. Bakicara hasi bakarambarara bakavuga bati turarize turaganye. Urumva kubera impamvu yo kurira. Ndibaza. Yego. Biriya bintu dukora byo
byo gushaka abahanzi. Yego. Ibi bintu dukora byo gushaka abavuga butumwa wenda nibyo okay, ijambo ni ryiza. Ni ryiza. Ariko kuba nagenda nkanjye nkakimanuka nkakubitamo umuziki ngaceza bakanyongeza indi, hari ahantu ntabwo buriya twaba dukora amakosa yiza. Reka nkubwire igihe cyo kuganya, igihe cyo kuboroga. Bibiri iravuga mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya ngo munshakira abagore bazi kurira n'abakobwa bazi kuboroga. Abo bantu ntago barira mu ndirimbo z'ibyishimo cyangwa z'ikizo kubyina. Yego. Sibyo? Ubwo umuhanuzi Yona yahanuraga Nineve ko agiye kurimbuka. Yego. Umwami wabo akibyumva ngo yashishimuye imyambaro ye. Yashishimuye imyambaro. Turi kugendana. Ashyiraho itegeko yuko bagomba kwiyiriza ubusa kangahe 3. Yego. Ndetse n'amatungo ntagaburirwe. N'umwana n'abana ntibajye. Yego. Kugira ngo ahari Imana yakegarura ikahindura icyo kintu. Yego. Sibyo? Ariko niba twinjira mu masengesho gusengera ikintu nk'iki mu gihugu. Yego. Kugira ngo Imana igire ikintu ikora mu gihugu. Kugira ngo Imana igaruke mu gihugu cy'u Rwanda. Twebwe ubwacu tukayishyiramo imiziki. Tugashyiramo buri kimwe cyose. Sibyo? Ntabwo mbyumva ko amasengesho ari kwambara ibiguniro. Uravuze ngo ntabwo mbyumva ko amasengesho ari kwambara ibiguniro. Reka meneye amabanga. Yego. Sibyo? Gerege abantu bavuga amasengesho. Ikintu cya mbere cy'amasengesho ntagira foromire. Amasengesho ntagira ikigategurira arirwamo kuko gusenga kose niki nugusenga. Ariko iyo haje amasengesho afite condition ngo dusengera igihugu. Gusengera igihugu bisobanuye ko umwana, umukecuru, umusaza, umusore, inkumi, umugore n'umugabo bose bambara ibigunira bagasengera iki igihugu. Turi kugenda neza. Noneho rero Isaac, yego, niba bibaye ngombwa yuko tuzanamo abahanzi bakaza bakaririmba bakagira unciye mu ijambo gato ngiye kuhagera. Reka mvuga iki kintu gikomeye dukorera mu masengesho. Niba ari n'amabanga mu imbabare ndayamenye, ariko abo tubana mu buzima bwa buri munsi ndabibabwira yuko amasengesho dukora cyane cyane yitorero n'ibindi bigo biba byateguye amasengesho ameze kuriya tugatumiramo abantu nk'abariyo. Baratubwira ngo na masengesho y'iminsi 3 cyangwa ni 2 jours 3 jours. Yego. 3 day. Yego. Yego. Ariko dore ikintu kiberamo gikomeye ni iki ngiki. Uriya muntu ufite microphone uri buze kuba ameze nk'ufite amavuta. Uriya muntu ufite inyenyeri irimo kwaka. Yego. Arabanza gaca mu gikara agabanza gakandagira y'inkoko. Nega amatwi akabanza reka mbishyire ko karubanda. Yego. Arabanza akajya mu gikara agakandagira y'inkoko. Bakamuha icyushu imeze neza idafunguye. Niba ari ubwo bugari butetse neza akabanza akabutamira akabushyira imbere y'imbavu. Yarangiza akaza imbere y'umuturage rubanda rugufiya akabungutira amasengesho y'iminsi 3. Agahaguruka ngo iravuze ngo Imana igiye kuza kudutabara. Nyamara izo n'imbaraga z'inkoko n'umutsima yashyize imbere y'imbavu. Ariko wundi uri kumukeka urimo gusenga ngo Imana igire neza, ufite n'iyereko ryagutse kuko arimo arasenga neza. Uwo ntago wamo mikrofone ngo atambutse yereko yagize mukaza ko tubeshye ko turi masengesho. Reka njye amasengesho nemera nayangaya. Na masengesho tsama mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya 58. Idini tajyaje Imana yemera niringiri ibyo twagomba kujye tukabisigira ipfubye n'abapfakazi ntago ariko tubigenza. Turi kugendana aya masengesho dusenga impamvu Imana itadutabara ikongera igatumiza abayobozi b'igihugu suko ni awe no kuza bura ntago ari ngombwa. Reka ibintu bishyira mu mucyo. Kuba Perezida wa Repubulika yaza gusenga amashengesho si ngombwa. Kuba senateri runaka yaza gusenga amashengesho si ngombwa. Kuba Uwizeye Imana Evode yaza yava muri Nshinga Amategeko akaza kwicara kumukeka si ngombwa. Ahubwo Imana impamvu yongera ikabatumizaho ni iyi ngiyi nuko tuba twayasenze nabi kuko ijambo rirambwira ngo n'umwana muto uzi gusenga Imana ntago azagira ubwo bazafashwa no kugira gute no gusenga. Kandi muri ibyo 49 aravuga ngo ibihe byiza byo bibiye byensenga Uwiteka binyemeza kasubiza. Imana idusubiza mu masengesho ikeneye abayobozi b'igihugu kandi izi neza ko abashizo bafite inshingano zo kurera miliyoni 15 z'abaturarwanda. Gute dusenga nidusubizwe nuko dusenga twamaje gukora ibyo byose maje kuwutondagura hejuru ngaho. Bivuze ngo ariko ndikumva noneho uzanye ubukana itonde gato yenge n'ibintu bambirakaremo by'amasengesho. Yampaye nka rwasabahize. Abantu dusenga nabi tubanga Imana niyo yadusubije. Reka turebe. Dusenga na rimwe ibyaha, kabiri dusenga niki? Kuba yavuye ngo nukwiyiriza ubusa.
ngo ngende umusirimu ngo Imana ntacipfa n'ibiryo nta muntu ucibabaza ukabanza ukamini nayo agacyayi wanza ukaminira agacyayi uya agacyayi we yafata inshyushyu idafunguye inshyushyu idafunguye amata meza y'inka y'Inyarwanda z'inyambo adafunguye ifite icyanga ubwo reka mvuge ngo ni inshyushyu y'umwikamire umunenu ugashyiraho inkoko nayo imeze neza itarimo amazi inkoko itarimo amazi ugahaguruka uje mu cyumba cy'abanyamasengesho rubanda rugufi rupfira mu masengesho bamwe bayoboye bameze neza bari gutura umubi bakuzura umwuka w'ibiryo ngo buzuye umwuka w'Imana nimukajye mubesha abanyarwanda n'abaturarwanda amasengesho mutuyoboramo nayo musenga turayazi murakoze yampaye inkuru arakabira ntagisoje reka tubanze turebe rino jambo igice cya 58 bantu isome ube kubivuga igice cya 58 n'umurongo wa mbere urajya ugenda ushyira mu mavuta ayiza ndimo nakumva neza gusoma ndimo neza cyane yego idini taryarye n'Imana ishima shyira hejuru uvuge cyane cyangwa rangurura kugera urarangurura we kugabanya hitondera ubwira ubwoko bwanjye ibicumuro byabwo ubwira inzu ya Yakobo inzu ya Yakobo nyibwira ibicumuro n'ibyaha byabo icyakora banshaka uko bukeye bishimira kumenya inzira zanjye n'ishyanga ryakoraga ibyo gukiranuka nireke amategeko y'Imana yabo niko bansaba amategeko yo gukiranuka badakurikiza bakishimira gusanga Imana bakishimira kujya mu masengesho ndetse bakabaza bati mbese igituma twiyiriza ubusa ntubyiteho ni iki mu minsi 3 mu minsi 2 mu minsi 7 mu minsi 21 mu minsi ya Pentecote ni iki gituma twibabaza ukabyirengagiza ariko ntabwo wabibabashe mbiterwa nuko ku munsi wanyu wo kwiyiriza ubusa mwumva agahinda Imana ifite iyo ni Imana iri kuvuga Imana ifite agahinda umunsi wo kwiyiriza ubusa somera ibintu dukora muba mubonye uko mwinezeza ubwanyu tubonye uko twinezeza mukagirira nabi abakozi banyu bose abakozi tukabafata nabi dore icyo mwiyiririza ubusa ni ugutongana no guca impaka kuvuga ibintu nk'ibyo byose no gukubitana ibipfunsi by'abanyarugomo baba bavuze ni ibihe ni ya magambo gusebya bene data mbese kanaka asenga gute ahubwo tuba tubonye umwanya mwiza wo kujya mu manzwa kuko mu materaniro igihe bavuga ngo dusenge ari kuvuga ngo kanaka areba uko yambaye kanaka areba baze yambaye ngo reba superi yambaye ngo reba ringute yambaye ibyo bintu ntago ari iby'Imana ishima kuri ubu ntimukiyiriza ubusa uko bikwiriye byatuma ijwi ryanyu ryumvikana mu ijuru ntago iri jwi rizigera rizamuka ngo rigere mu ijuru ahubwo rizagaruka risubirishamo aya masengesho kugira ngo kwiyiriza ubusa nshima kumeze gutyo kwiyiriza ubusa nshima ni ukuhe mbese ni umunsi umuntu yibabarizamo akubika umutwe nk'umuberanya ngaho nsomera numve akisasira ibigunira akaryama mu ivu kwiyiriza ubusa nshima nuko ni umunsi umuntu yisasira ibigunira akiyorosa ibiki akicara ku muberenyi cyangwa umusambi cyangwa umukeka hano ni ikibazo Isaac hano ni ikibazo ntuze kubyitiranya ndimo ndabyumva neza aravuga ngo yego ugira ngo kwiyiriza ubusa nshima kumeze gutyo mbese ni umunsi umuntu yibabarizamo akubika umutwe nk'umuberanya akisasira ibigunira akaryama mu ivu ibyo nibyo wita kwiyiriza ubusa n'umunsi Uwiteka yishimira yego ahubwo kwiyiriza ubusa nshima nuko mwajya mubohora abantu ingoyi z'urugomo yego mugahambura imigozi y'uburetwa yego mukarenganura abarengana yego kandi mugaca iby'agahato byose yego kandi ukarekura ugatanga ibyo kurya byawe iyo munsi ukagaburira abashonji yego ukazana abakene bameneshejwe ukabashyira mu nzu yawe yego wabona uwambaye ubusa ukamwambika ntiwirengagize bene wanyu yego maze rero umucyo wawe uzahera kutambike nk'umuseke ubukire bwawe buzatoha vuba gukiranuka kwawe kuzakujya imbere yego kandi icyubahiro cy'Uwiteka kizaba kigushoreye yego maze nutabaza Uwiteka azagutabara azakumva nutaka azavuga ati ndi hano ndimo ndakumva niwikuramo agahato no gutunga urutoki no kuvuga nabi yego
ukihotorera umushonje ugahaza umunyamubabaro, yego, umucyo wawe uzahera kuvira mu mwijima, yego, kandi urwijiji rwawe ruzatamuruka haba amanywa y'ihangu, yego, Uwiteka azajya kuyobora, hazahaza ubugingo bwawe mu bihe by'amapfa, hazakomeza amagufa yawe, yego, uzamera nk'urutoki rwuhirwa kandi uzaba nk'isoko y'amazi idakama. Imana ibamera umugisha. Yampaye inka rwasaba. Wumvise neza? Noneho rero Imana mu masengesho ni biki twuzuza amahanga. Yeremiya yaratatse ngayi. Ariko byari bigiye kurangira. Yemwe nongera nigeze hepfo. Yego. 12 n'abazagukomoka bazubaka mu matongo ya kera yasenyutse cyane rwose, uzongera gushinga imfatiro zariho ku ngoma nyinshi. Aha ni umuntu witeka yishimye, kandi uzica ibyuho kandi usibura inzira zijya mu rugo zasibamye. Nuhindukira ntukandagire isabato, yego, ukanga gukora ibyo wishakiye ku munsi wanjye wera, yego, ahubwo ukita isabato umunezero, yego, umunsi wera witeka ukawita uw'icyubahiro, yego, ukawubaha ntube ikigenge, ntiwishakire ibyo kwinezeza, ntiwivugire ibyo ushaka ku bwawe, yego, nukuzishimira Uwiteka nanjye nzaguha kurambagira mu mpinga z'igihugu, nyumva neza, kandi nzagutangisha gakondo ya sogokuruza Yakobo, yego, akanwa k'Uwiteka niko kabivuze, niko kabivuze. Noneho rero ndagira ngo nkubaze Ayiza. Yes. Uragira uti ikibazo si nuko Imana ikeneye abayobozi b'igihugu, ntago uruko bakeneye muvandimwe, atahubwo buriya n'abasenga baba basenze nabi. Jewe ntabwo ariko mbyemera. Urabyemera uti? Iki kintu ntabwo ndibuze kugihuza nawe Ayiza. Sinangombwa ngo tugihuzeho kubera yuko ariko ubundi byari ngombwa ko tugihuza. Oya nyumva neza impamvu turi bugihuzeho. Hari abandi bari kumva nkawe, hari n'abandi bari kumva nkanje. Ushatse kuvuga ko mfite imyumvire mibi se? Sifuze ko ufite imyumvire mibi, ahubwo hari abantu ubwo nawe ubwo nahita ngushyira muri kagatebo. Muri make ubwo numva nabi. Oya ntabwo wumva nabi, ahubwo nawe ni muri babana ubwo ngubwo bajya mu masengesho bakicisha abandi inzara, baba bahaze, barangiza bakirirwa bababyinisha, bakirirwa bacurangira ibyuma, bakirirwa bavuga ngo ni mutere rero z'imirambararo, nyamara bamaze kabiri batajyaho wari ikintu washize mu nda. Ariko rero Isaac nanone tubyibukiranyeho, iyo uri buyobore ubukeneye imbaraga z'umubiri. Kuki wica bagenzi bawe? Kugera icyo narumvikana n'abapasitoro n'abashumba n'abayobozi b'amadini n'amatorero. None se baba bari buyobore? Ntabwo ije mbyumva neza. Oya Isaac, nta nubwo ndabyumva, kubera ko niba ubabaye babarana na mugenzi wawe niba mugiye kwishema nishimane. Ahubwo Isaac genda abona ari wowe ufite ikibazo cy'imyumvire mibi. Ntacyo ubwo nje nayobye ndabyemeye. Ufite imyumvire mibi wa muhungu we. Nje ndabyemeye ko iyo myumvire nyifite ari mibi, ariko noneho iyo myumvire mfite ko ari Imana batubwira. Birakwiriye yuko pastor ategura amasengesho y'iminsi 2 cyangwa 3. Ariko akaza yariye. No, abafite inshingano nyinshi. Izi nshingano yamanje gasangira nabo bari kumwe. Bagafatikanya kwihimbaza noneho bose banijuse ko ari bwene bakumva iryo jwi ry'Imana neza. Kandi gahunda ihari yo kwiyiriza ubusa. Kuki gahunda ari yo kwiriza ubusa? Ubwira mugenzi ngo iriza ubusa utari ubikore. Ariko inshi na utaniye naho umuntu uvuga ngo murebe mwumva ibyo mvuga ni murebe ibyo nkora. Ariko ayizagabanya n'urusaku nje mahamunda akaje. Uri kuvuga cyane. Kandi iyo ndakaje volume imeze neza rwose. Iyo ngizi Mana ya Israel Mana yanjye mu mbabarire aba bashumba nabo pastor bari rwatubwe ngo dusenga y'ibiri y'itatu. Uzatimbura n'umuntu nakwambiye. Aya y'ibiri y'itatu bigo tubwe ngo dukore. Ko umuyobozi inshingano ziba zamwiyiririje. Reka nkubwire Yesu yaravuze ngo inama zanjye ziranzi kandi nanjye nazinjire gute ndazizi. Iyo mvuze ziranyuma kandi iyo nanjye zivuze nazumva. Ntabwo nabonye Yesu azimiza inama ngo yagiye kujya. No mu gihe ari mu masengesho Getsemani yarabwiye ngo umunaniro kubana nanjye akanya gatoya, ntabwo yabashe umwanya ngo abanze kujya imigati. Gabanya amahane mbanze nkubwire. Nagara amahane ahubwo mubabarire bayobozi gabanya amahane nkubwire. Mbere yuko mamagara abayobozi b'igihugu mamwe mwanze mwicare hasi. Abantu batubwire muri comment Isaac afite amahane. Ntabwo nge mbyumva. Ntimukajye mwicisha abantu inzara mwari. Buretse nkubwire mu gihe cya Yesu wari uhari. Mu gihe cya Yesu wari uhari ko numva uvuga inkuru nkaho wari uhari. Reka nkubwire ibi bintu byitwa gushyushya inkuru. Ibi bintu nabyo byitwa gushyushya inkuru. Nubwo wanyaka microphone maze nk'uzicayemo na n'ikintu wanabihinduraho. Ntabwo ndi gushyushya inkuru. Uza amasengesho barakore bari kuvuga barakore bagenzi babo. Wowe amasengesho yazi wigeze we murayazi ngo bagiye gusenga bambaye amareba ya babanga Imana y'ijambo twize niriye twafashijwe.
Imana yavuze ngo iki ntabwo twabyumvise, ariko bakumva Mukantwari na Agnes bari hari babavuze, bakumva umuhanuzi wanuye ngo iyo ni inzara. Ariko uretse nkwereke ngewe ndahaguruka nigendere, ndagusaba kugabanya amahane gatoya, ndagusaba kugabanya amahane gatoya. Urakoze cyane kwibukiranya iki kintu. Ndacyumva. Intumwa yatumweho ati bwira abayobozi bakubite ivi hasi n'abaturage b'igihugu. Ndimo ndakumva. Abaturage b'igihugu bwa mbere bikubita hasi koko bagira gute? Barasenga. None uyu munsi mama gaje kujya bakora iki? Imana irangije iriyongeza iravuga iti ariko hari abantu ngewe ntabonye nshaka abayobozi. Abo bantu ntabonye n'abayobozi. Waretse nkaruca neza nkahita nkatonza ngo yawe. Abo bantu ntabonye n'abayobozi. None kugeza kuri uyu mwanya sinzi ko noneho aba bayobozi aribo bagiye gukora ya yibiri, ariko niba hazazamo abaturage bivuze ngo n'ubundi izongera itanga iki hande masengesho nanone. Wabyumvisha uzageza igihe bazagira gute? Bazemerera. Reka ngumucyo w'iki kintu Ezekiel yavuze ngo nimbwira umunyabyaha gupfa azagira gute? Azapfa. Ariko hano nta munyabyaha uhari. Ni ijambo ndi kukubwira. Ahubwo Imana irimo iravuga. Nega amatwi manze nirangize. Ariko niwanga kumubwira akaramuka apfuye ubugingo bwo nzabukubaza. Rero intumwa niyica, intumwa ntiyicwa, hica rubanda. Yego. Rero nimwe niba yaratumitse nibareke kongera kugarura abaturage mu masengesho. Ayo abaturage yarakozwe yararangiye, hasigaye amasengesho y'abayobozi. Nibumva Imana nabo bazasenga. Ubwo se nuko uruciye waruca gutera nkawe yatumyeho abayobozi, abaturage bayagarutsemo gute? Ariko ukimo mukora mu pinagaza abantu. Oya Iza, ibyo ntabwo ari ugupinagaza. None Imana ishaka bande? Oya, Imana ishaka nde? Hahirwa umuntu witeka atoranya akamwiyegereza. Yiyegereje abaturage imbere barasenga iranabishimira. Ariko nibongere basubire basenge. Basengere bande? Intego y'amasengesho iravuga iki? Ni ugusengera igihugu. Igihugu baragisengeye. Imana ivuga ko ishaka abayobozi. Uyu munsi wa none batabonekamo, baretse amasengesho y'abayobozi n'uwo batumyeho akagenda akicara n'abayobozi mu nteko ishinga amategeko ko aribo baba bari benshi bagasenga. Gucya abaturage mushaka kubahoza mu masengesho adafite intego. Intego ni y'abayobozi, intego ntago ari y'abaturage. Ariko subura hera yo uvuga yuko amasengesho ari uguhoza abaturage mu masengesho adafite intego, kandi intego ari ugusengera igihugu. Igihugu ni ariko intego no gusengera igihugu. Turi kugenda neza. Nyina niba hure. Ariko hakenewamo amasengesho yumve neza, hakenewe abayobozi b'igihugu. Ariko branturayiza ngewe ahubwo ukuntu bitekereza naga abaturage bagiye gusengera cyo kuvuga ngo abaturage dusengera abayobozi b'igihugu nari kuza, ariko mu gihe ari amasengesho gusa abayobozi b'igihugu, ahubwo aba bayobozi reka mvuga bonze sibyo zure kuri minisitiri w'intebe tukamanuka tukagera mu nteko ishinga amategeko, aba bayobozi bicare basenge kuko niba Imana ikeneye izururuka ivugane nabo kuko umwuka w'Imana abana nabo ndabizi. Ariko nanone ikibazo dusubira inyuma twibaza, yego none se niba iriya message barayumvishe bakaba baranaciye bugufi no mu nteko zaho bari bakaba barayakoze bakaba batarigeze ariko se ubwo reka nanone nongere niburanye n'itsinda ubwo se barayakoze bagaruka yakongera ikavuga ngo ndacyabashaka, ubwo umuhanuzi aba afite ikibazo. Ariko ubwo se hari igihe yahusha sera? Oya, ntago birajya kuri urwego. Ntabwo Imana igihusha n'ukuri pe. Ntago Imana igihusha, ahubwo reka tubirebe neza. Ngeka ngabanye volume tubisesengure. Amasengesho ya mbere yari ayo gusengera igihugu. Yego. Ariko yahamagariraga abayobozi bose, hariho ikibazo cy'abaturage. Mwene data yari yabonye iyerekwa ry'umuvumo uri ku gihugu, umanuka ku gihugu kubera nyine ngo abona hari uburyo Satani ashaka kuba yasubiza inyuma igihugu mu mateka, sibyo? Hanyuma abantu bikubita hasi bararira barasenga koko, ariko wenda kubw'inshingano pe abayobozi ntibabonetse cyangwa neglige nabyo birashoboka kubwo kuvuga atariko ibyo bintu byanyu niki ni ibyanyerega bavuga ngo Imana izabasange. Oya, ahubwo ikibazo ndibaza, ese n'uyu mwanya bibaye ngombwa ko nanone bakora neglige, Imana izongera ituma abayobozi abaturage bongere biyirize?
ariko nanone tugaruke kuri iri jambo nibyongera kuba ubwa gatatu uretse tugaruke kuri iri jambo ntabwo ari amazimwe perezida ubwe ku giti cye nyakubahwa musaza wacu yigeze avuga ko turamwemera nawe akeneye yuko imusanga yamwibwirira ati nanjye ntintinya ati ibyo bintu byanyu by'ubuhanuzi reka duse n'abantu bareba ariko se koko wa mugani Imana itinya perezida w'igihugu? Ntago Imana imutinya kuko niyo yamushyizeho. Kabiri, ese mu nzego za gisirikari, za polisi, iz'abadepite n'abandi n'abitwa abajyanama, ese koko nta muntu urimo Imana yakoresha? Reka ngo igisubizo wahereza ubutumwa. Reka ngo igisubizo nushaka kwita ufunga mikoro na kamera sibyo, ariko utavuga ibi utavugira ngo uravuga ibyo ubonye byose ngo mpfe kwemera. Reka njye nyiguhe ukemere cyane ntukemere. Yego, bari abantu niyo bagiye gutangira gahunda zabo barasenga. None niba basenga kuki Imana iducamo akaba ari twebwe ibadutumaho? Reka ngo ikindi gikurikira. Niba basenga ariko badafite umuhanuzi muri bo, ntago ariko babuze umuhanuzi. Ye baba we, na Sawuli ubwo utaragiraga umwuka we, Imana yamuhaye umwuka yaragenda arahanura. Ubwo rero nuvuga gutyo urabushatse gupfobya ubuhanuzi bwa mushiki wacu. Nje ntago mupfobeje, ahubwo dore umurongo ndi gutanga n'uyu. Yego, ubundi abayobozi Imana ishaka ni bande iri guhamagaza muri iki kibazo? Ntab'igihugu. Ntago ari bose baraza kuba ari bose. Oya, ntab'igihugu. Niba nab'igihugu rero aba bantu barasenga, mbenzi neza ko bagiye gutangira akazi kabo basenga. Ndetse n'aba bagize inteko ishinga amategeko, sibyo? Sibo abantu bari buri munsi bakora akazi ka buri munsi gahoraho buri kanya. Aba bantu no mu ngo zabo iwabo bamwe na bamwe ndabazi barasenga. None ukaba ushatse kuvuga iki rero? Iki kintu nshatse kuvuga, uravuga yuko kuba hakongera gutumwaho amasengesho y'iminsi 2 habayeho kuvangirwa se? Ntago habayeho kuvangirwa, ahubwo ikizaza utatuvanga. Ariko wanzu kanyumva neza, wabanzu kanyumva neza, ngewe ndakumva. Ubundi twebwe iki twica nuko twumva amatwi yacu ashaka kumva ibyo dushaka kumva gusa. Akubwo nanone uracyambwira ko numva nabi. Ntago ari we ndikubwira. Oya mwana uri muranjomberamo. Ntago ari we ndikubwira, sibyo? Ahubwo ngereka ngusubize iki kintu. Ntitwasenga Imana ngikura umuvumo mu gihugu cyacu. Kuvuga umuvumo Imana itarawukuyeho. Nukuvuga ngo haracyarimwe ikibazo. Kandi iki kibazo n'ubundi kizatumiza andi masengesho inshuro ya 3. Ndabikubwiye nicaye hanga kuri kamera. Kandi ariko nicyongera kuba inshuro ya 3 nzagaruka nk'umusesenguzi, nzakubwira ko ari imurori. Urakoze cyane.